Nongeye kubasuhuza. Amazina yanjye ni Mucunguzi Christophe. Reka tuvuge kuri Bruce Lee. Bruce Lee ni umwe mu bantu bazanye Kung Fu martial arts izwi nka Jeet Kune Do. Uyu yari umukinnyi mwiza wa filime, akaba n'umushinwa, aho yakoreraga muri Hong Kong afatanyije na bagenzi be na producer witwaga Raymond Chow. Uyu Bruce Lee yamenyekanye kuri filime yitwa Into the Dragon, The Way of the Dragon, Game of Death, Fist of War n'izindi nyinshi. Uyu Bruce Lee ibibazo byinshi byagiye biboneka ubwo yapfaga 1973. Bruce Lee yari afite abana babiri bitwa Brandon Lee na Shannon Lee. Mbese ikibazo wakibaza nanjye nakibaza, ni gute uyu Bruce Lee yinjiye mu bintu bya filimi akaba icyamamare, akamenya Kung Fu ku buryo ku isi hose yari azwi kandi ari uwa mbere. Bruce Lee cyangwa se Jan Fan Lee yavutse mu mwaka w'1940 muri San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango wa Bruce Lee waje kwimukira muri Hong Kong mu Bushinwa. Bruce Lee yaje guhura na mentor we Ip Man, aribwo watangiye kumutoza Wing Chun, martial art of Chinese, cyangwa se bakongera bakawita Chinese box. Uyu ni wo mukino Bruce Lee yabanje kwitoza. Bruce Lee yakomeje kuzamura ubugeni bwe bw'impano ya Kung Fu, aza gusubira muri Amerika kujya kwiga University ya Philosophy muri Amerika. Uyu Lee yakomeje umukino wa Kung Fu, akomeza gukina amafilimi afatanyije na producer we witwa Raymond Chow, yagiye umufasha cyane. Lee yagiye akinana n'abasitari benshi cyane bazwi uyu munsi witwa Jack Chan, Sam Hang, abo bose bagiye bakinana muri filimi, yitwa Into the Dragon. Iyo Lee yayikiniye afite imyaka 32. Lee yapfuye ku myaka 32 y'amavuko mwaka w'1943. Wibuke yavutse mu mwaka w'1940. Mu rupfu rwe hagiye hibazwa ibibazo byinshi cyane. Inshuti ze, abafana be, abakunzi be, na n'uyu munsi Lee bamutekerezaho ko Lee yafatwaga nk'ikigirwamana cyangwa se nk'impano yabo. Soreje ikiganiro muri kumwe na Christophe.